komeze kwikanga. Uyu munsi nazanye igikombe kimwe ariko ubutaha nzabizana byose. Please turabishaka byose kubibona kugira biduhe intege mbese bino bituma iyo ubibonye ugira courage cyane. Uzi nk'ubu ugiye kubona nkabona nk'umuhanzi uririmba hip hop nawe ari muri Serena mu gitaramo cya Ben na Chance, mu gitaramo cya Mbonyi, mu gitaramo cya Bosco Nshuti, mu gitaramo cy'abahanzi barahari benshi cyane. Amacaca dushigikire ubundi urebe ko ibintu bitazagenda imbere. Yari indirimbo yitwa Kutumvira. Yona kutumvira Imana kwe niko kwatumye Imana irakara. Yona iyo yumvira Imana ubwago byamubayeho ntibyari kumubaho. Kutumvira kutumvira Yona niyumviye. Yes bakunzi ba Urban Gospel Rwanda, turagarutse na none turi mu maraso mashyashya, turi kumwe n'umuntu mwiza cyane. Ariko mbere ya byose turashima Imana cyane ko yabanye natwe. Ikindi turashima mwese aho muri hose ko mukomeza kudukurikirana, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, mwese tubahaye yambu. Muri kumwe na Jose aka Mama Liam aka Madam MD. So turi kumwe n'umuntu ukomeye cyane twese twari dutegereje cyangwa dukunda cyane. Reka rero atwibwire, turakwakiriye. Turi kumwe nawe. Murakoze cyane, muri kumwe na MD. Ndanezerewe cyane kuba mu mpayikaze. Ariko ntabana nsaba n'abantu badukurikirana bakomeze badushigikire. Ntabwo banza gusabura twibwira kwanza. Yego. Nitwa MD, amazina yanjye nkoresha mu kazi gasanzwe. Nkaba ndi umuhanzi, ikindi nkaba ndi umupapa. Mfite abana babiri, nkagira n'umudamu mwiza cyane witwa Joseline. Ikindi ndi umukristo, nshima Imana. Ibindi Imana iduha umugisha. Ndi n'umuhanzi yego. Ndi na barista. Barista ni umuntu ukora ikawa. Yego. Yes, rero turi ahantu heza cyane, by the way arabivuzeho. Turi ahantu heza yitwa Ubumwe Coffee Shop. Rero niho ari barista, ni the owner, CEO Ubumwe Coffee Shop. Rero ni Ubumwe Coffee, ni kawa iri speciality, ni kawa y'umwimerere. Rero aba yatestinze, umbarista wacu yagera testinga, yumva ukuntu iryoshye, mbese arayibazanira. Rero ni karibu ni hano i Masaka, muzaze munywe ikawa itanga ubumwe n'ibyishimo. Yego. Yes. Rero MD, je hano nka Madam, ariko ngiye kubaza ibibazo bitandukanye bitewe na career yawe ya music. Muri make uri umushyitsi kuri Urban Gospel Rwanda. Ndi umushyitsi ariko nabaye umuhost. Uyu munsi nanjye nabaye umutumirwa. Uyu munsi niwe mutumirwa wacu. Rero abakunzi bacu hari ibibazo bafite byinshi cyane, ariko kimwe muri ibyo bibazo nibyo tugiye kubaza. Rero ikibazo cya mbere giye kubaza. Yego. Wavuze ko uri umuhanzi. Ese uririmba iyihe njyana? Murakoze. Njyewe ndi umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana, ariko ngakoresha ya njyana bita hip hop mukoranye no guhimbaza Imana. Kubera ko ni injyana nahisemo kandi nkunda, kubera ko ni injyana cyane cyane ikundwa n'urubyiruko, kubera ko n'intego yanjye ntabwo ari iyo kuza kuririmba hip hop gusa, kuko nagerageje gukora navuga ngo nka research, ndeba ibintu urubyiruko rukunda, nsanga iyi njyana urubyiruko rurayikunda cyane. Ndavuga ati rero kubera ko mbona uburyo urubyiruko rubwirukanka cyane rujya kureba ino njyana mu bantu bari indirimbo zisanzwe, ndavuga ati byaba byiza noneho rubwirukanse ruza mu rusengero kuza kumva ino njyana ivuga ubutumwa, turirimba indirimbo zihimbaza Imana, indirimbo zivuga ubutumwa, kugira ngo n'urubyiruko niruhagera ruryoherwe. Dore ko hari umuntu ejo bundi wavuze ngo iyo ushaka urubyiruko urushakira umuziki ukarugaburira rukarya. So rero nanjye nahisemo kuzana umuziki wa hip hop mu nzu y'Imana kugira ngo urubyiruko ruze rusanga ino njyana deni n'urubanza rufatwe rukizwe. Warakoze. Ni ukuri kuko abantu benshi bakunda hip hop,
ariko kuba warayizanye mu njyana za gospel ni ibintu byiza cyane. Imana iguhe umugisha. Rero hari abantu benshi bari gukizwa kubera iyi njyana cyane. Rero MD, none se mu bikombe wafashe bya Groove Award, ese ni bingahe? Nicyo cya mbere. B yayo ni ikihe kintu cyagushimishije muri ibyo bikombe wafashe? Murakoze cyane. Uburyo ukimbajije wagira ngo ibyo bikombe urabizi. Ndabizi, njya mbibona. Yego. So n'abatsindiye ndashimira cyane abakunzi ba Urban Gospel Rwanda, uburyo bakomeje kudushyigikira. Ni nayo mpamvu baba bakeneye no kumenya amakuru yacu cyangwa se ubuzima bwacu. Ikibazo mbajije ni cyiza. Ibikombe nafashe, natwaye ibikombe bitatu. Kimwe nagitwaye 2014, ikindi ngitwara 2016, ikindi ngitwara 2017. Ni irushanwa ryitwaga Groove Awards. N'abaturanyi bo muri Kenya bateguraga iryo rushanwa, noneho babona ko ari byiza, bifuza yuko baza no mu Rwanda kugira ngo natwe badushyigikire. Byaje gukunda, no mu Rwanda bararizana. So ikintu byamfashije cyane, byatumye abantu benshi bamenya MD, dore ko byari bya kera 2014, urumva hashize imyaka myinshi. Ni nayo mpamvu tugomba kubivuga kugira ngo n'urubyiruko rw'ubu ngubu rubashe kumenya ibikorwa Imana yagiye dukorera. Ibikombe natwaye rero ni bitatu, ariko byose byaranshimishije ko ibikombe natwaye ntabwo nabyihaye. Icyo gihe narakoraga cyane kandi n'ubu ndacyakora. Ndashima Imana cyane kuko Imana yaranshyigikiye. Icyo natwaye 2014, icyo gikombe nari ngikeneye cyane pe. Waretse mbere yuko ukomeza icyo gikombe? Yego. Waretse tukacyereka abantu iki gikombe cya 2014? Okay, nta kibazo. Kibereka abantu bakibone. Ni iki ngiki, ni one of them. Yes. Ni kimwe mu bikombe bitatu afite. Iki nicyo nahereyeho ntwara. Nagitwaye 2014, cyanditseho Groove Awards Rwanda 2014 Hip Hop Song of the Year. Wow. Iyo ndirimbo yari iyihe? Yari indirimbo yitwa Kutumvira. Wow. Yona kutumvira Imana kwe niko kwatumye Imana irakara. Yona iyo yumvira Imana ubwago byamubayeho ntibyari kumubaho. Kutumvira 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 Yona niyumviye. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona. Ni byinshi. I love your song. Navugaga uburyo story za Yona, uburyo Imana yabwiye Yona mutume ahantu. Then Yona arinangira, ashaka gusuzugura Imana, aza kwisanga mu nda y'urufi. Bishatse kuvuga iki rero? Ubutumwa nashaka gutanga, ubundi iyo ndirimbo njya kuyikora ifite ubuhamya bwayo, sinabuvuga nonaha. Ariko nashaka kugira abantu ko urubyiruko cyane cyane kumvira Imana, kumvira ababyeyi, kumvira buri muntu wese bitanga umugisha. Yego. So icyo gikombe rero ni iki ngiki natwe mwagihatanaga muri nkabangaho muri kategori ya hip hop. Turashima Imana ko muri Groove Award hari harimo kategori ya hip hop. Byatumye natwe twisanga, twumva ko dushigikiwe, bityo bituma hanavuka n'abana benshi cyane bakora injyana, kubera ko bavugaga ngo injyana irahari kandi irashigikiwe. So rero ndashima Imana ko kino gikombe ngira ngo murayikibona. Mfite ibikombe bitatu. Kino gitwaye 2014. Yego. So hari cya 2014, hakaba n'icya 2016 ndetse na 2017. Ikibazo be wambajije? Nakubajije ni ikihe kintu wakunze muri ibyo bikombe bitatu? Ni ikihe wafashe ukumva urishimye cyane? Ni ikihe cyagushimishije muri ibyo ngibyo? So ibikombe byose byarashimishije, ariko iki gikombe mubona cya 2014 cyari gikenewe cyane. Cyari gikenewe cyane kuko ubundi ibintu byanjye byose ni ubuhamya. Natangiye umuziki 2012 wa gospel. 2013 nibwo Groove Award yaje mu Rwanda. Noneho sinabasha kugaragaramo, yatwawe n'umushuti wanjye bita Karyango Bright. Ariko nanjye ndabireba
ni intego y'uko ngiye gukora cyane kugira ngo nanjye 2014 nzahagarare ku gatuti mpaye kino gikombe kandi Imana yarabikoze ndayishima cyane. So 2016 ni igikombe natwaye ku ndirimbo yitwa Yesu ni umwami. 2017 nayitwaye ku ndirimbo yitwa Yaguhenda. Muri make mu bikombe byose byari bikenewe, ariko icyanteye courage cyane ndetse n'imbaraga bigatuma ninjira mu muziki cyane ni icya 2014. Icya 2016 nagihawe na Ministry wa Sport, icyo yitwaga Uwacu Julienne. Mbasha kumukora mu biganza kandi niwe wakimpaye. Mu by'ukuri urumva ko hari Imana yankoreye. Yego. Wow. Biranejeje cyane. Imana ishimwe niyo yabikoze. So nakubazaga mwari muri nka bangahe? Muri kategori turi abahanzi batanu. Okay. Kategori zose iyo myaka itandukanye. Twaba turi abahanzi batanu kandi twese dushoboye, kandi twese pe dufite ibintu biryoshye, ariko burya iyo abantu bahatana hagomba kuvamo umwe agatsinda. Rero ninjye watsinze muri icyo gihe kandi ndabishimira Imana. Soko n'abagenzi banjye batari bashoboye ahubwo bari bashoboye, ariko hagombaga kugaragara nyine utsinda muri legend. Yego. Wow. So ikindi kibazo nakubaza ni se mfite ibibazo byinshi ariko reka mubaze icyanyuma tugana no ku musozo. Ese muri ibyo bikombe bitatu ni ikihe cyakugoye kukibona? Ni iyihe mbogamizi wagizemo? Mbese tubwire sad story yo kuri muri ibyo bikombe bitatu. Dutere ga story mbese wenda kakubabaje cyangwa kari challenging mu buzima bwawe utazibagirwa. Yego. Okay, ibikombe byose byarangoye pe. Ariko icya 2017 ntware ndi ku ndirimbo Yaguhenda, ndabyibuka kubera ko nifite ibikombe bibiri. Bashatse kugihereza undi muhanzi turimo turahatana. Kubera ko ngiye mfite ibikombe bibiri, bavuga ati bakore isaranganya. Ariko ikintu cyaje kunezeza kuri performance nakoze, nifite abana babyina bati kumwe kuri stage, noneho igikombe deje bari bamaze no kucyandikaho umuntu bagomba kugihereza. Ariko umuyobozi wa Groove Award bamwita Kevin ni umunyakenya, yahise avuga ati oya, uburyo nabonye uriya mwana ya performance, uburyo afite urukundo rwa hip hop n'uburyo agaragara, ndabyibuka ko nari nanubahirije na dress code yari black and white. Rwose nari nabyubahirije n'ababyinnyi banjye rwose black and white. Wow. Yego. Okay. Nari nabyubahirije. Byari byabereye muri Serena hotel hariya mu mujyi. Serena ni yari igezweho kandi nayo byaberagamo Groove Award. Arena yari itaraza. So icyo gikombe rero mu by'ukuri ni igikombe kinini nzakibereka, ni kinini cyane gitandukanye n'ibindi byose. Kandi mbere yuko na Groove Award ijya kuba nari nakibonye bari kucyamamaza, ndangije ngira Imana n'akanwa kanjye, ngira Imana bita Imana, ndifuza ko nakira gikombe uburyo giteye gisa neza ndagishaka nyitahane mu rugo. Nakivanye rero ka Kigali gitahana i Masaka. Wow. So icyo gikombe cyaranejeje cyane kubera ko nakibonye kabisa atari ibintu by'amahugu, mbese nari nagikoreye Imana iraza irabyemeza. Nta story rero watubwiye ukuntu cyarwanyijwe cyangwa cyakubabaje? Icyo gihe ubundi muri gospel akenshi ibyo bintu ntabwo bikunda kubaho, ariko ntabwo ibintu bibaho ngo bibe wasashe inzobe katubwira. Gusa wenda icyo navuga nuko atari njye bari bakigeneye. Ntabwo ari njye bari bakigeneye, hari undi muntu bari bagihaye, yewe bananditseho ngo n'izina rye, niko amakuru mfite kandi nabibwiwe n'umuntu wari ubirimo neza. Ariko ambwira yuko performance nakoze, ikintu cyambabaje nuko mu Groove Award yose yabaye hari video zagaragaraga nyuma yo twarangizaga ikirori, twajyaga kuri YouTube tukayibona, ariko naragiye ndayishaka ndayibura byibuza ngo ndebe iyo performance nakoze. Kubera ko nanjye ubwanje Mwuka Wera yarankoresheje, nanjye ndavuga ati wow, iyi performance nkeneye kuyireba, uburyo performance bambwiye yuko performance nakoze niyo yampesheje igikombe. So bituma rero ngira amatsiko yo kureba ese iyo performance iri meze ite, ndayishaka ndayibura. Yego. Ubwo rero
munose muri iki gihe ni iki mbese ni iyihe nyota ufite yo kuzabona hip hop itera imbere ni iki wagira inama wenda tuvuge nk'abayobozi bashinzwe music yo mu Rwanda kugira ngo hip hop gospel itere imbere? Ikintu navuga ni uko dukeneye gushigikirwa. Abahanzi bayikora ino njyana barahari pe, ni benshi. Hari turi nk'abantu bageze nko mu 10 barahari benshi cyane, kandi hari n'abana benshi bari kuzamuka bari kwikora. Ikintu navuga wenda ndasaba ngo mudushigikire. Wenda muri icyo gihe 2014 hari abana benshi bari bataravuka, urubyiruko rwinshi bari rutaravuka cyangwa se bari rutaramenya bino bintu. Niyo mpamvu tugaruka kuri YouTube tukavuga se byari bimeze bite, tunongera gukundisha urubyiruko ino njyana, badushigikire. Ni njyana iramya Imana, ni njyana ivuga Imana, muzirengagize beat, njyana zicurangwamo ahubwo bumve ubutumwa. Iriya beat ituma urubyiruko ruza rwikunda, kabasha kwibyinira, yego, hanyuma rukumvamo uvugamo amagambo meza, bakatabana birota, bigatuma rero niyo mpamvu dushaka kugira ngo urubyiruko rwongere rumenye ese koko bino bintu byabayeho. Yego, hari abantu batazi ko natwaye igikombe 2014, hari abantu batazi ko natwaye igikombe, batazi ko mfite award 3 muri hip hop gospel yo mu Rwanda. Ariko igihe kirageze ngo mwongere mu bimenye, kandi twongere tubahe ubutumwa, tubahe ibyiza. Turabasaba by the way mudushigikire, kuko ino njyana ntabwo irakomera cyane muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko gake gake hamwe n'Imana ndabizi ko tuzagera kure, kandi tugakomeza tukavuga n'ubutumwa, n'ibihembo bigakomeza bikaza tukabitwara. Yego. So niki wabwira noneho cyanyuma abantu bategura ibitaramo? Ikintu nasaba abantu bategura ibitaramo, nibagere mu mpano zose zitandukanye. Navuga ati nayibonye kuri bagenzi bacu bakora injyana ya sekira, cyane cyane bano bahanzi bakomeye, ujya kubona ukabona bafashe nk'abahanzi wenda bakizamuka, cyangwa se babahanzi basa nkaho batitabwaho, ukabona babazanye kuri performance. Nka buriya nk'abahanzi bacu bo muri gospel bakomeye bakora mu bitaramo muri Serena, bagiye bavuga ati reka tuzane n'umuraperi umwe aze avuga ubutumwa, byatuma urubyiruko rukomeza kuryoherwa. Ndasaba abantu bategura ibitaramo baturebe, badushyigikire, badusange, abaterankunga batera inkunga abandi bahanzi, natwe badutera inkunga, kuko ibikombe tuba twaratwaye ntabwo twabitwariye ubusa. Haba hari impano ziba zihari, haba hari ubushake, yewe na Mwuka Wera badushigikiye, kuko kino gikombe ntabwo nakibye, nagihawe n'igihugu. Yego. So turifuza ko mudushigikira, kandi abantu bategura ibitaramo natwe badutekerezeho. Uzi nk'ubu ngiye kubona nkabona nk'umuhanzi uririmba hip hop nawe muri Serena, mu gitaramo cya Ben na Chance, mu gitaramo cya Mbonyi, mu gitaramo cya Bosco Nshuti, mu gitaramo cy'abahanzi barahari benshi cyane. Amacaca dushigikire, ubundi urebe ko ibintu bitazagenda imbere. Abanyamakuru badushigikire nkuko badushigikiraga kera, kuko ibikombe twagiye tubitwara kubera abanyamakuru badushigikira, kubera abashumba badushigikira, abakristo badushigikira, n'urubyiruko rw'icyo gihe rwaradushigikiraga. Ariko ubu ngubu bisa nkaho ntazi ukuntu byagenze, ariko turifuza yuko mwadufasha kugira ngo ubu buryo bwagaruke. Hari ububyutse mu bategura ibitaramo no kubisengera, hamwe n'Imana byose birashoboka, no kubisengera. Murakoze cyane rero bakunzi ba Urban Gospel Rwanda, ko mwakurikiye iki kiganiro cyiza, exclusive interview na MD, umuhanzi watwaye ibikombe 3 bya Groove Award, kandi akaba n'umubarista nko yabibabwiye, akaba ari n'umupapa, akaba n'umugabo mwiza cyane dukunda twese. Rero mwakoze, remember gukora subscribe, yego, mukore like na share, mu commenting, mutubwire what do you want to watch, n'ibiki mushaka kuzajya mubona tubaha kuri Urban Gospel Rwanda. Ese murashaka kumva ibiki, mutubwire. N'abakunzi ba hip hop baze badushigikire kuri comment, kuko mu by'ukuri tugiye kuva mu bwiza tujya mu bundi. Yego. Ubwo rero ibiganiro byiza by'ubutaha tuzabazanira ibindi bintu byiza cyane. The next time, make sure you continue to tune in, notification bell,
bakomeze uyu kuyikanga. munsi nazanye igikombe kimwe ariko ubutaha nzabizana byose. Please turabishaka byose kubibona kugira biduhe intege, mbese bino bituma iyo ubibonye ugira courage cyane. So rero mudukomeze mudushyigikire tubone ibikombe byinshi cyane dusapotinge our own artists in Rwanda. Thank you very much for watching. See you in the next video. Bye.